witwaga Ana na Kayafa, aba bari bamubangamiye cyane igihe Yesu yamukizaga. Yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Ntabwo abantu benshi bicaye hano bazatezwa akaga n'abapagani bo hanze. Akaga kenshi abizera bazatezwa nabo. Bazatezwa akaga n'abizera b'imigwira. Aho mu ntambara ikomeye paje 426 haranditse ngo ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje inteko. Urukwavu ruzi kuza. Kugenza gute? Kuza muri kubyumva. Ariko icyo rupfumbase ruragikomeje. Uyaririmba muri korari yaririmba baza akarusha abazima n'abapfuye. Ariko umuziro ni ukugira ngo azagira ibyo akora byahigira umurimo w'Imana. Dufite abaririmbyi batajya batanga umugabane n'icyacumi. Niyo tugeze mu gihe cyo guhigira ibirungo ntagira icyo akora, ariko baze ye iryohera abantu bayumva aricyo kintu kizamwimura. Yesu ashimwe. Urukwavu ruzi kuza. Abari 16 haranditse ngo n'urukwavu kuko rwuza himbaza. Ndashima Yesu. Amakuru cyesaraje. Icyo rupfumbase ruragikomeje mu mavuna ruravuga ngo genza arasengera. Genza arasengera. Nuko Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu yavuga inyandiko zose za Elina wita Kazimarayo. Iyo wabwirije naba aravuga ati yadusondetse ntiyatugereye ku nzoka. Ariko umuziro nuko ibyo bintu yamenye n'ibyo yasomye bizagira uruhare mu kurambura ingingo zakonja konje ku buryo n'amagufwa ye yabaye ayitumye yarambuka. Bibiliya iti n'urukwavu kuko rwuza. Kugenza gute? Kuza. Wakubwira intambara n'inkundura turwana. Enoti yaranditse aravuga ngo kuvuga udakora byangiza imico, ngo kumenya Imana si ukuvuga ibyo abandi batazi kuvuga, ahubwo kumenya Imana no gukora ibyananiye abandi. Iyo bigeze ku bintu bijyanye n'ubukirisitu, ntabwo ubukristo bubonekera mu magambo, ntibubonekera mu majwi, ntibubonekera hehe. Ikimenyetso cy'ubukirisitu si ikimenyetso bambara inyuma nk'umusaraba cyangwa ikamba. Nawe yaranditse muri Rengero Zima ngo ni imico yahindutse. 49 paje umugabane wa 2. Ariko ni mu ndebe urukwavu ruzi kugenza gute? Babyise kuza. Bari 16 n'urukwavu kuko rwuza. Ariko rukaba rutagenje rute? Rutagenje rute? Nkwavu zo mu rusengero muzireba ahangaha. Ahubwo ariko muzajya muramuvuga amafaranga, nta kindi kintu mwavuga mu materaniro. Sabana amafaranga barayacura. Wagera mu miyigisho ugasanga ari kurema inkundura. Dore hari ikintu nasonye naremwe rutatavuze. Icyama Imana abantu ubu zo mu rusengero ziramutse zihanye wabona ukuntu uyu muri murangira. Nta nubwo bisaba ibintu bihambaye. Inkwavu zose ziramutse zatuye, ikibazo nuko zizi kuza gusa. Kuva uwo munsi kugeza ubu bene Kayini ntibajya batsindwa mu mitima. Aba mu materaniro twasohoka nk'ubu ngubu umuntu akamubwira ati wumva guriya mukozi w'Imana ibintu yigisha ukuntu byari bikomeye, kuko we yasabye kudapfa kumva ahise avuga ngo mu byo yavuze umvaga hari agashya kabirimo. Uretse ko yadukerereje akatumarira n'umwanya akatuma tutajya kwirira, kuko bene Kayini baba barasabye ikintu cyitwa kudakorwaho n'ijambo ry'Imana. Ni umuntu uba mu materaniro bakigisha ibintu bimureba, wagasohoka aransiye ameze nk'icyuma kidakorwaho n'inyundo. Uwo muntu mwumvise ibintu yasabye? Kayini yasabye kudapfa, Imana irabimukundira. Ubusabe bw'Imana irabwubahiriza. Ariko kuva uwo munsi kugeza ubu muziga igisekuru kimukomokaho cyose, abitwa Abamoni n'Abamowabu, muziga abantu bagiye bakomoka kuri Kayini bose urupfu bagiye bapfa, muziga ibyakora Biramu na Datani, muziga umwaka Kayini yakuriye mu isi. Kayini akomokaho n'urubyaro rwanze kumvira Imana, kandi bene abo bantu ntibajya bakorwaho n'ijambo ry'Imana. Iyo babwiye ibintu bikomeye bo baraseka, wababwira ibisekeje ntibaseke. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ndagira ngo basuze mu ndamutso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uzamu kiganza dusuzanye. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubanza kuvuga ibintu bitatu ni byankoze ku mutima, nindagiza twigane isomo ritoya nateguye
kuko ntabwo ibintu byose nateguye ndi bubirangiriza ahangaha, ariko umuntu waje hano muri aya materaniro asabwe kuntega amatwi akirinda inyunganizi nyinshi. Ngiye kubabwira umuntu uri bwungukire muri aya materaniro n'undi uri buhahombere. Umuntu uhungukira araza kugira ikimenyetso cya mbere cyitwa gutega amatwi cyane. Nkunda kubivuga ahantu hose nyoboye amateraniro. Mu ngobyi ya Edeni habagamo ibiti by'amaharakubiri. Imana ibwira Adamu na Eva ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemererwa kubirya, ariko igiti kiri hagati mu ngobyi ni igiti ukiriyeho kimenyekanisha ubwenge, umuntu akaba interenganya. Arangije arababwira ati ntimuzakirye kuko umunsi mwakire no gupfa muzapfa. Muri maso ntimuri maso? Mutega amatwi mwumve ibyo bintu ntangiriyeho. Imana yarababwiye ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemererwa kubirya, ariko igiti kiri hagati mu ngobyi ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Iyo umuntu akiriyeho agwiza ubumenyi, iyo umuntu akiriyeho aba interenganya, iyo umuntu akiriyeho aba bwenge bw'isi. Arababwira ati muramenye ntimuzakirye kuko si ugupfa gusa, si ukukirya gusa, ahubwo nimukirya no gupfa muzapfa. Maze umunsi umwe wa mugabo n'umugore we baza kubona yuko igiti ari icyo kwifuzwa. Umugore arasoroma arakirya yohejwe n'inzoka, ashyira n'umugabo we nawe arakirya. Bari basanzwe bambaye ubwiza bw'Imana, nuko ubwiza bw'Imana bubatamurukaho, buri wese atangira kubona ubwambure bwa mugenzi we. Burya nta kindi kintu cyabavuyeho. Mu buzima busanzwe nta myenda bari bambaye, kuko iyi twambaye niyo twiremeye nyuma y'icyo gihe. Ubwiza bw'Uwiteka bwari bubatwikiriye, ntawe ubona imbere ha mugenzi we. Ariko ubwiza bw'Imana bukimara kubavaho, umwe yatangiye kwihisha kuri mugenzi we, akinga ibiganza kuri iki gice cy'imbere gishinzwe ubwambure. Ni iki cyari cyabaye? Nuko bari basoromye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Enarite yaranditse aravuga ngo abantu benshi mu materaniro bisoromera kuri icyo giti nk'aho basoromye ku giti cy'ubugingo ngo barame, ahubwo basoroma ku giti cy'ubwenge. Igiti cy'ubwenge gisoromwaho n'abantu bamaze imyaka 5 mu rusengero kuzamura kugeza ku myaka 100. Ni igiti cyantangaje cyane. Umuntu agisoromaho ryari? Icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kubera yuko umuntu yihana gifite amafu. Ni igiti gisoromweho n'abanyedini bageze mu rusengero ibyo guhinduka bikabananira, barangiza bakagera ku ntambwe. Hari icyiciro umuntu ageramo ibintu byo gufashwa bakaba yarabirengeje, akaba yarabirenze, bakwigisha ahubwo akumva yakunganira ababwirije. Ubundi umuntu yihana gifite amafu. Ibintu byose uzahindura buryo bihindura mu myaka 5. Ubushakashatsi bwakozwe, iyo uzihana ibintu bigahanagurika, ibyo bintu bikorwa mu myaka 5. Niba hari ingeso umaranye imyaka 5, basaza mu urwagwa mwicaye mu ntega amatwi, ubundi hari icyiciro umuntu ageraho babwiriza akaba yumva ibyo bintu umwuka we atakibikomangaho. Muneza amatwi. Icyo cyiciro cy'imyaka 5, iyo urengeje imyaka 5, hari ingeso ya kamere yakunaniye, ntabwo baba babwiriza ngo uyicikeho. Niyo babwiriza ibitari bikameneka, ubusabwa ikintu kimwe gusa. Ubusabwa kuzazimya telefone niba uyifite, ubusabwa kuzashaka inguri y'insina, ugenda ukubika umutwe mu maguru wigunze, nta kindi kintu usabwa. Ukabaza umutima ati navutse ryari, nzapfa ryari. Ukiganiriza, ukikoresha inama, ukabaza umutima ati ibi bintu nzabigumamo nzageza ryari. Iyo wafashe uwo mwanzuro ukagira inisiyative iri kuri urwo rwego, nguko uko uhinduka. Ariko ntibigusaba kwitabira amateraniro menshi ngo uhindure ibintu, ntibigusabira kwitabira mu gitondo cy'uruturuturu ngo uhindure ibintu, ntabwo bigusaba kuba imfura n'inyangamugayo. Iyo ufite ingeso umaranye imyaka 5 itarahinduka, ntabwo bigusaba kwitabira amateraniro menshi. Bigusaba gufata umwanya warangiza ukikoresha inama. Adamu na Eva bagisoma ku giti cy'ubwenge,
kuva uwo munsi kugeza ubu byaduteye mu buhenebere bubi. Icyo giti cy'ubwenge gisoromwaho rero n'abahirika n'abadivantisiti b'imigwira n'ababandi bananiranywe n'amahame y'ukuri kwa Bibiliya. Icyo giti gisoromwaho n'abantu barengeje imyaka 5 mu rusengero. Twebwe rero tumenyereye kubwiriza, iyo uhagaze ku ruhimbi uri kubwiriza, iyo dusohotse tugeze hanze ujya kubona ukabona umuntu aje gukoze mu biganza ati pasito, ati mukozi w'Imana, ati mubwiriza butumwa, ati hari ibintu wigishije kuva nakagera mu itorero. Uyu munsi nibwo mbyumvise. Ubwo icyo wamukoreye si ikindi, igihe wigisha guhagaze imbere ye wamwunguye ubumenyi. Kakana muri kumva ukuntu gakomeye, wamwunguye ubumenyi, amenye gutandukanya ibintu n'ibindi. Umwungura ubwenge nta kindi yarabereye mu materaniro keretse kwisoromera ku giti cy'ubwenge. Ariko mbabwire ko hari abantu banditse muri Bibiliya ivuga ko bari abanyabwenge, ariko birangira babajije ubundi bwenge buzima. Muzaperereza amakuru y'umuntu witwaga Nikodemu, yari afite ibigwi. Mu nusoma muri Yohana igice cyaho cya 3 haranditse ngo Nikodemu ni umwe mu bantu basanze Yesu nijoro bashaka kumubaza ikibazo cyitwa kubyarwa ubwa kabiri. Undi aramubwira ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka? Undi aramubwira ati ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka, icyo ukeneye ni ukubyarwa ubwa kabiri. Ariko haranditse ngo Nikodemu ntabwo yigizaga nkana. Nikodemu yumva abwira yari umuntu uzi ubwenge bwinshi bwo muri Bibiliya, yari yarize umwuka wanuza mu marayo, yari yarize Bibiliya ahabwa seritifika, yari yarize cyitwa indimi n'ubuvanganzo. Nikodemu mbabwira yarazi amategeko 1520 mu mutwe. Inama y'abayuda yitwa Senadre yarateranye urukiko rw'abayuda kubera ubupfura n'ubugiraneza bwa Nikodemu. Baravuga bati uyu musaza n'iki twamugororera. Icyo gihe abantu barapfaga mu rusengero, Nikodemu agatanga imva zakorogoshewe mu rutare zo gushyinguramo abantu bo bakene badafite aho bikora, ku buryo imva yahendaga yaguriraga idenariyo nk'150. Uyabaze mu manyarwanda y'iki gihe ni nka 1.5 million. Nta muntu w'umwinazi washoboraga kuyigondera, babaga barazikorogosheye mu rutare. Ariko Nikodemu afata umwanzuro wo kujya aho abakene bapfuye impano y'imva. Abantu baramukuza, inama y'itorero irateranira avuga ngo dukurikije ubupfura bwa Nikodemu n'uburyo ari umuntu ugira urukundo abakene, ni iki twamukorera? Baraterana bemeza yuko bagomba kumukoreshereza inyegamo. Yari intebe icyo gihe y'uruhimbi, baragenda bayitereka ku ruhimbi. Iyo Nikodemu yazaga mu materaniro yakererewe, yahitaga yerekera ku ntebe ye, bari barayimuhaye nk'ingororano. Ibyo byanzuwe n'urukiko rwitwa Senadre, rwari urukiko rw'abayuda rwafataga imyanzuro. Bana b'Imana, uyu mbabwira n'ibyo bigwirye haranditse ngo yarazi amategeko 1520 ku bijyanye n'ubwenge bwo muri Bibiliya. Nta wicaye hano wamurusha. Ariko uwo yasanze Yesu nijoro amubaza ibyerekeranye no kubyarwa ubwa kabiri. Tugiye kurebera hamwe isomo rikomeye rivuga ngo ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akabwagaza. Wica ubukombe agenza ate? Arabwagaza. Muzarebe ingurube bayikubitaho akantu kameze nk'agati cyangwa se akantu akariko kose, uyifata ukayikubita hano mu mahere yayo, ukajya kubona ukabona uri kuyikarisa igenda tayari kabigeze hasi. Umunyarwanda yacumugana avuga ngo uwica ubukombe wese arabanza akagenza ate? Gupfa k'umuntu burya ni mu byiciro. Nibyo bintu tugiye kwirebera hamwe, uburyo umuntu budacya ngo yapfuye, urupfu rwose keretse impanuka, ubundi rubanzirizwa no kurwara. Uyu musaza mureba ni umusaza w'umupasoro, abyara umwana witwa Apolineri. Nzabura amajwi ndagira ngo mukurikirane iyi ndirimbo. Uyu musaza ntabwo yishwe n'urwabo. Ntabwo muri buze kubona amafoto meza kubera igitambaro, ariko
buhoro buhoro buhoro. Tugiye kurebera hamwe somo rivuga ngo umuntu wese ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akabwagaza. Uwica ubukombe wese arabanza akabwagaza. Iryo somo ry'aya manywa. Kurera hamwe icyitwa kubyarwa ubwa kabiri Bibiliya yigisha. Ni ikintu abakristo benshi bakunze kwibaza, kubyarwa kabiri ni iki? Ese umuntu abyarwa ate? Ese ubyarwa ninde? Ese abyarwa nande? Ese umubyara niki? Uwo ni umupasiteri witwa Nyinzingabo. Umuntu w'Imana, umukristo akeneye gusobanukirwa neza kubyarwa ubwa kabiri icyo ari cyo, akamenya niba we ubwe yarabyawe ubwa kabiri, akamenya kubyarwa ubwa kabiri uko bigenda, ndetse akamenya n'umubyara uwo ari we, ndetse agasobanukirwa no kubyarwa ubwa mbere ko nacyo ni ingenzi. Kuki ari ukubyarwa ubwa kabiri? Kuki byitwa kubyarwa ubwa kabiri? Abiri hari aya Yorodani n'ay'ubugingo. Ujya mu ya Yorodani atarabona ay'ubugingo, Yorodani ntakimumari. Ni kimwe no kubatizwa ku gahanga. Aya Yorodani nta bugingo buyari. Uba ukwiriye kubanza kubona amazi y'ubugingo. Ni pastor Mpyisi. Yorodani ni ikimenyetso gihamya icyo wamaze kuba. Nta bugingo buyirimo. Ugasanga rero intambara yavutse turwana n'abagatulika ngo babatiza ku gahanga, tubatiza muri Yorodani. Turi kimwe. Yorodani yibanziriza. Iyo utabifite Yorodani ntakimaze. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umudivanisi amaze kukubwira ati byanditswe kandi atazi icyanditswe. Twebwe yakuye mu kantu Yesu abubwira yari igihanyaso, yari igihangaye, yari igikennye, mwigisha wubahwa. Ntabwo biboneshwa no kuba wakiharika, kwibombarika cyangwa kwibara neza. Yemwe abantu baragushima nawe ukabyibonaho, ariko iby'Imana si icyo ngicyo. Kuki ari ukubyarwa ubwa kabiri? Kugeza uyu munsi hari abantu bajya mu rusengero bakibwira neza ko gututubikana no gukora imirimo y'akajagari ndetse bagashimwa bishobora kubagira abana b'Imana. Sindizi niba gukora neza birushe HCR cyangwa Dara cyangwa se Karitasi, kandi nubwo wabiyirusha ijuru ntaryo wajyamo. Nubwo waba usenguka bufire ku mavi hameze nk'ay'ihene, utarasa ku ntego cyangwa utarakiye kurembo rirasukirwaho, abana b'Imana bategekwa kubanza gucamo. Bose ndakwinginze reka guca intege nkubwire inkuru mbi, uraruhira ubusa. Hari ikigomba kubanza, hari isano hagati y'umunyabyaha wihamye n'Imana. Mu mubatizo nta gakiza karimo, gukora neza nta gakiza karimo, kwambara neza no kwambara ibintu rwose bisa n'umuntu w'Imana nta gakiza karimo. Imana ikeneye kubanza kukubyara ukavukira mu rugo rw'Imana, ukabona ukarya ibyo kurya mu rugo, ukaba umukozi mu rugo. Jésus égale justice et justice égale Jésus. Ngo gukiranuka kungana na Yesu, na Yesu angana no gukiranuka. Umva iyo equation. Kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo. Niwe Yesu Kristo wabambwe. Iyo ni inkuru kumenya ibya Yesu wabambwe. Ariko yabambiwe iki? Yego, ikibazo kiranga kuki igihe nawe dusabwa kubyarwa ubwa kabiri? Mbese ntabwo twigeze tubatizwa, twarabatijwe. Kuki dusabwa kubyarwa ubwa kabiri? Mumbeke amaso dusenge. Nyagasani Imana yacu, umubyeyi wacu dukunda cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimira amahirwe duhawe yo kuba twicaye imbere yawe dushaka kumenya impamvu y'iri jambo ryitwa kubyarwa ubwa kabiri. Buri wese umukore ku maso, Mwuka wera w'Imana ahindura amateka y'ubuzima bwe. Twagiye dupfa mu byiciro gake gake, uruhongohongo, none tugeze ku buce nk'imbagwa aho Satani ariko turemeraho imishike. Mana utuzure,
buri wese uraha umwuka w'Imana muvugishe tubisabye mu izina rya Yesu. Mbereye ku kagingo gakomeye kavuga ngo ntugaseke intumbi nyamara nawe urya icyayishe. Nyamara nawe urya icyagenje gute? Niko kagingo mpereyeho. Ndababwira kandi kavuga ngo bugufi bw'urusengero kure y'agakiza. Muri Yohana igice cya 5 Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyaha iminsi mikuru ya Yuda niko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi muremure cyitwaga Betesida cyariho amabaraza 5. Abarwayi ba kera mujya mwumva umuntu amaze imyaka 38 ku kidendezi amugaye ari we uyu mureba, bamworosaga uruhu. Hari amabaraza 5 Yerusalemu. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yinduriza, kuko rimwe na rimwe Mariko amarukaga muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu abanza kujyamo amazi yindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimara imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenyeho ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unyunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira uwakijijwe bati dore umunsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe ngo ugende. Nawe arabasubiza ati wanyije ni wambye ati korere uburiri bwawe ugende. Bibiliya ivuga umuntu warwaye uburwayi bw'amayoberane. Umunsi umwe yagize amahirwe yo kubona umuganga w'imitima, amukura ku kidendezi, amuha itegeko ryo kwikorera uburiri. Ariko igihe yikoreraga uburiri, uru ni rwa ruhu. Aba ni abagabo 3 witwaga Ana na Kayafa. Aba bari bamubangamiye cyane igihe Yesu yamukizaga. Yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Ntabwo abantu benshi bicaye hano bazatezwa akaga n'abapagani bo hanze. Akaga kenshi abizera bazatezwa nabo. Bazatezwa akaga n'abizera b'imigwira. Aho mu ntambara ikomeye paje 426 haranditse ngo ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bemera ubutumwa bwa Mariko 3, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Ngabo bazava ku kejo bifatanye n'abarwanya ubutumwa, ngo barakomeza isabato bazabajyanwa mu nkiko gusobanura ibyo kwizera kwabo. Haranditswe ngo abo bakanyi bavuye mu itoro ry'Imana nibo bazaba ari inkoramutima za Satani mu gushyashyariza no kubeshyera abizera bagenzi babo, ngo kugira ngo babateze abayobozi. Niko handitse muri icyo gihamya. Ntabwo uyu musaza akimara gukira yigeze agira akaga yatejwe n'abapagani. Uyu witaga Ana muramureba aha ngaha, n'uyu witwaga Kayafa n'abandi 5. Aba nibo bari bari mu gitero ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa Nisani muri 31 igihe Yesu bari bamushoreye bagiye kumubamba. Yuda wari ushoreye igitero, aba bari bamuri inyuma. Igihe Pilato yavugaga ati murashaka ko mbamba umwami wanyu, aba barashuje bati twebwe nta mwami dufite keretse Kayizari. Ngigiye Petero nako igihe Ana na Kayafa basubizaga batyo ko nta mwami bafite keretse Kayisari, ngo Satani yari ari kubihimuraho, ngo kubera ibitutsi bajyaga bamutukira mu biterane no mu mavuna menshi. Ubundi ikintu gikomeye gitangaje nasomye kantera ubwoba, igikorwa cyo guhemukira Imana ntabwo Satani yakibikiye abakayizari, ntabwo yakibikiye ba Nero ndetse na ba Hitireri, yakibikiye abantu bihana by'igice. Takana mukumve cyane. Ntabwo igikorwa cyo guhakana Imana Satani yigeze akibikira abantu babi. Yakibikiye inkoramutima za Yesu zatanze akaguru kamwe akandi kagasiga. Ntabwo iki gikorwa Satani yakibikiye abagome b'abakayizari, yakibikiye abakirisitu b'indyarya, nibo bazamwihakana. Ngigiye Satani yabwiye igihe Pilato yabazaga abayuda bashoreye Yesu bati murashaka ko mbamba Yesu kandi ari umwami wanyu? Bati twebwe nta mwami tugira, ni Kayizari niwe wacu. Ngicyo gihe yari ari kubihimura. Nta kintu na kimwe wabwiye Satani yigeze yandika ngakijugunye hasi, ahubwo ikintu cyose yaracyanditse arakibika. Mube maso musenge. Turi kumwe? Turi kumwe? Nta kintu na kimwe Satani yigeze
akumva yatesheje agaciro. Toka Satani mu izina rya Yesu. Biriya bintu umutokesha yabyanditse aha. Na za ndirimbo abantu baririmba bahagaze hano bikinira bari kumutuka no kumucaho umugani. Nta kintu na kimwe ata hasi, byose arabyandika akabibika, abigira inzigo yo kugira ngo azakwihimureho umunsi watambitse ibirenge. Hari ibintu abantu bazajya bakora Satani akabihimuraho abaziza ko hari inzigo bafitanye kubera ibintu bajyaga bavuga bakina, batazi ko nta jambo na rimwe wajya atesha agaciro uretse twebwe tuvuga ubusa. Ubundi yaba ari Yesu yaba ari na Satani, abo bantu bombi nta n'umwe wavugaga ijambo ngo ritakare hasi rye kutagira agaciro. Umunsi umwe Uwiteka yigeze yabaza Satani ngo uvuye he? Satani abwira Imana ngo ngiye mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ngiye Satani yarabwiye Imana ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo kubera ko atambagira abami akazerera inzererezi, ngo Satani yarabwiye Imana ngiyo ndi mu rusengero mba ndi umutambyi w'ubwami, ngiyo sohotse mera nk'abandi mpinduka inzererezi nk'uko nzerera, ibitekerezo byanjye ntibigira ishyikizo. Ngo Satani yarabwiye Imana ngiyo ndi mu rusengero wanyereraho ukagwa, ariko iyo nsohotse hanze nakwasa uramutse unyereyeho gato. Mu yandi magambo, ngiye Satani yarabwiye Imana ngo mvuye gutambagira isi no kwizereramo, ngo yarabwiye Imana yuko abazamukurikira bose bazagira imitima ibiri, bazihana by'igice bajye batambagira abanazerere. Hari abatambyi b'ubwami bari mu rusengero ariko bosohotse ni inzererezi. Ngo yarabwiye Imana ngo genda umukirisitu w'uruvange ndatambagira kuko ndi umutambyi hatambagira abami, ariko iby'inzererezi zikora nanjye ndabikora, unsanze mu mazimwe n'amatiku nanjye nagufasha. Iyo ndi mu rusengero Yesu ashimwe ndayitera, uwiteye wese nkamwikiriza, ariko iyo nsohotse ibyo abandi bakora nanjye ndabikora, nta tandukaniro ryanjye nabo. Mu yandi magambo ndatambagira nkanazerera. Mwumvise icyo yaravuze? Mwumvise icyo yaravuze? Kayini Uwiteka aramubwiye ati murumuna wawe ari he? Ndashaka kubabwira abantu bajya bavuga ibintu bikomeye batazi ibyo bihanurira kandi bikagenda bibaho. Undi aramusubiza ati ngewe ntabwo ndi umushumba wa murumuna wanjye. Undi aramubwira ati awukakanye Imana ibwira Kayini ngo amaraso ya murumuna wawe arantakira ku butaka, kandi akaboko kawe niko kabuvushije kuva uyu munsi ntibuzongera kukwerera umwero wabwo, ubaye igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini ahita abwira Imana ngo ye, mwitangira igice cya kane muzabisoma, uvuze ko mbaye igicamuke n'inzererezi mu isi kandi uzambona wese azanyica. Wumvise ibintu Kayini yavuze? Ndaje mabwira icyo yaravuze. Imana iti ntihakazagira umuntu uzagerageza kukwica, ndetse n'uzabigerageza wowe Kayini ngushyizeho ikimenyetso yuko uzabona Kayini wese atazamwica, nihagira n'ugerageza kumwica nzahorera amaraso ye. Ngiye kubabwira ibintu Kayini yari yicurereye bikamuhama. Igihe Kayini yabwiraga Uwiteka ngo witange itegeko ngo umbonye wese anyice, ngo yari ari kurekara mu burenganzira bwe, Imana irabumuha. Nasomye ibintu byantangaje. Uwiteka aramubwiye ngo azaniye ubutaka kuvumwa, ntabwo buzongera kumwerera umwero warwo. Amubwira yuko abaye igicamuke n'inzererezi, ariko niwe wivugiye ngo utanze uburenganzira ko mbaye igicamuke kandi uzambona wese azanyice. Ndashaka kubabwira icyo kintu cyitwa gupfa Imana yari yarashyizeho. Muri Yeremiya 48:10 haranditse ngo ntihavumwe ukora umuntu w'Uwiteka agononwa, kandi havumwe uwima inkota y'Uwiteka amaraso. Mu bitekerezo by'Imana yari yarashyizeho umurongo w'uko abantu bose bazajya bapfa ku cyaha bakazukira mu bugingo, yuko ubugingo bwose bw'umuntu buzaba bwamuze kunyura mu rupfu, ari ugupfa ku cyaha bakazukira mu bugingo. Mwabonye ko igishyimbo umuntu agitera kikabanza kigatumbira mu butaka, kikabanza kigapfa, kikazabona kwera ibindi bishyimbo byinshi, amasaka, ibi binyamisogwe byose niko bigenda. Kiba hari uko cyabanje gupfira mu butaka kigazuka ari gishya, kiri bwere ibindi bigenzi byacyo. Ariko ikintu gitangaje, Imana iravuga ngo muzapfa ku byaha muzukire ku bugingo bushya. Nibyo Kayini yanze. Yarabwiye Imana ngo Mana utanze uburenganzira yuko nzajya njya mu materaniro yose uko bigishije, nkagaragaza amarira no gutsindwa no guhonjoka no kwimyoza bya hato na hato, ubwo nibwo buzima unshakira. Ese Mana uvuze ko umwana nabyaye nampemukira, nzabura kumuragiza inkoni cyangwa umugore nashatse,
nubwo buzima unshakira. Urashaka yuko nzajya ngenda ndirira abantu mbihana hari nabo bampemukiye ngo ni ukugira ngo mbone amahoro yo mu mutima, nubwo buzima unshakira. Imana iti ntukanabubone niba ari ubwo udashaka, kuko ubwo nubwo abakiranutsi. Wumvise icyo yanze? Imana bavuga ngo nihagira n'ugerageza kubugutsindira cyangwa akabwiriza ibintu byatuma uwo mutima uwugira, ntibizakubeho ngo ushyizeho ikimenyetso, ntihazagira ubwiriza ngo ukorwe ku mutima. Imana imushyiraho ikimenyetso, kuko Kayini yasabye kudapfa. Imana avuga ngo ntihazagira umuntu ukubona ngo akwice. Umuntu yagombaga gusogotwa n'ijambo ry'Imana rikamuhinguranya. Kuva uwo munsi kugeza ubu bene Kayini ntibajya batsindwa mu mitima. Aba mu materaniro twasohoka nk'ubu ngubu, umuntu akamubwira ati wumva guriya mukozi w'Imana ibintu yigisha ukuntu byari bikomeye, kuko we yasabye kudapfa, ukumva ahise avuga ngo mu byo yavuze umvaga hari agashya kabirimo. Uretse ko yadukerereje akatumarira n'umwanya agatuma tutajya kwirira, kuko bene Kayini baba barasabye ikintu cyitwa kudakorwaho n'ijambo ry'Imana. Ni umuntu uba mu materaniro bakigisha ibintu bimureba, wagasohoka aransiye ameze nk'icyuma kidakorwaho n'inyundo. Uwo muntu mwumvise ibintu yasabye? Kayini yasabye kudapfa, Imana irabimukundira. Ubusabe bw'Imana irabwubahiriza. Ariko kuva uwo munsi kugeza ubu muziga igisekuru kimukomokaho cyose, abitwa Abamoni n'Abamowabu, muziga abantu bagiye bakomoka kuri Kayini bose urupfu bagiye bapfa, muziga ibya Kora, Biramu na Datani, muziga umwaka Kayini yakuriye mu isi. Kayini akomokaho n'urubyaro rwanze kumvira Imana, kandi bene abo bantu ntibajya bakorwaho n'ijambo ry'Imana. Iyo babwiye ibintu bikomeye bo baraseka, wababwira ibisekeje ntibaseke. Agiye kuvumba irya nyuma asohotse agwa imbere ya kontwari, abapastori basiganira kumushyingura. Aya makuru yose mbabwira si igihuha, ndayazi. Iryo ni ibintu Satani agenda akorera abantu ashaka kubihimuraho, kubera inzigo abamaranye igihe kirekire cyane, kandi biba bikomotse ku bantu bamututse. Ngira icyigisho kivuga ngo nunyura mu nzira yabuzanijwe ntuzategereze uburinzi bw'Imana. Ugiye gusambana, usambana nawe umufite ububasha akaza akagukubita ubuhiri, nta peve izakorwa, ibyo bintu Imana ntizabibazwa. Burya umuntu wese agira marayika murinzi. Marayika undinda n'ukurinda bo barahura bakaganira. Iyo ngiye nkunyuzeho singwe na mwaramutse, bo barahura bagasuhuzanya. Umwe akabwira mugenzi we tereka nkurikira umusazi wanjye imodoka itamwanura dore ahageze. Igihe nkunyuzeho nashinze ikinga ku kindi nawe wagishinze. Uko turi abarakari n'abasiriki, abamarayika b'Imana bagira disipurine, bo barahura bakayaga umuruho. Umwe akabaza mugenzi we turinda ameze ati? Ati iyo turi mu rusengero kenshi tuba twagiye gusenga, iyo tutaragiye gusenga tuba turi mu materaniro, iyo tutari mu materaniro tuba turi imbere y'Imana asoma Bibiliya. Akabwira mugenzi we ati uwo ndinda yampaye icyumba mu mutima we. Ubushize najyaga mugenda ku bitugu, none usigaye nibera mu mutima we, no yampaye icyumba. Ndakamubwira ati yewe ndinda napfanyaga n'agahinda, iyo tutari ku kabari tuba turi mu kibuguzo, iyo tutari mu kibuguzo tuba turi muri betingi, iyo tutari muri betingi tuba turi mu nama zigambanira abantu. Mu yandi magambo akabwira mugenzi we ati jye napfanyaga n'agahinda, Imana yampaye umuruho, ntegereje ko azavamo umwuka narangiza nkaruhuka. Burya umuntu apfuye marayika umurinda arategereza bamara gushyiraho igitaka. Iyo apfuye ari umukiranutsi, marayika umurinda yicara ku gituro, izuba n'imvura bikamukubitira. Ariko iyo apfuye arimbutse, marayika wamurindaga aragenda agatanga umumuriko mu ijuru. Iyo ategereje bamara gushyiraho igitaka, akagenda akabwira Imana ati mu inshingano ku bandi bantu, uwo narindaga yabaye ikibono. Icyo gihe Satani ku munsi w'umuzuko tubonye umunyago. Uramutse igikorwa cyawe cya nyuma kiramutse kibaye icyo guhemukira Imana n'imyaka wamaze mu nzu y'Imana, wakwemera kwivugurura cyangwa wakwemera kuzarusoma kuko waragwishigije? Nzi ko muri iyi minsi Satani ari gukora udushya. Abantu bajyaga babika ibyaha, umuntu akabasambana na mugenzi we bikaba byarahishwe, ariko ubu nta muntu uzongera guhisha ibimurimo. Bizajya bigera ku munota wa nyuma ujye kubona ikibyimba kiraturitse. Yego,
icyo rero narindi kuvuga ni iki? Mbese uyu murwayi amaze gukira yigeze agira akaga atejwe n'abapagani? Oya, akaga yahuye nako yagatejwe na bene se. Nutaba umuntu w'Imana byemewe, itegure mu kanya gato kari imbere amagambo yanditse mu ntambara ikomeye 426. Benshi bazava ku kejo. Uramenye uhagarare ku itafari ryawe aho Yesu azagusanga. Yesu yamukuye ku kidendezi cyari kiriho amabaraza 5. Uru rwari urusengero, uyu ni umuryango. Aba babaga ari abantu. Aya mafoto nuko atagaragara neza, ariko icyo nashaka kuvuga ni iki: uyu yabaga aryamye hano, dore iri ni ibaraza, uru rwari rwa ruhu, yaraje arikurura, dore n'uyu wicaye hano, uyu ni Yesu umwana w'intama w'Imana. Abandi bikubitaga mu kidendezi bagakira. Yesu amubonye amugirira imbabazi, amuha itegeko ryo kwikorera uburiri. Muri aya materaniro Yesu arashaka gukora igitangaza, kandi nikikubaho uraza kubimenya. Nikitakubaho ukamera nka Kayini wasabye kudapfa, uratavuga ati uyu niwe bakabirizaga neza pe. Iyo umuntu yasabye kudapfa, no mu mvugo ye uramwumva. Ntabwo ashobora kugera hariya Satani atamushwajije ngo amukoze isoni, ubone ko ibyo bigishije bataye hasi. Ndashaka kugutangariza ko igikorwa cyawe cya nyuma abamarayika b'Imana bagitegerezanyije amatsiko, ndetse n'abadayimoni bategereje kuzareba icyo ukora. Ariko nta na rimwe Satani ajya aryama ngo atekane igihe abona hari ibintu ufite mu mutima wawe wabitse utakwaturira Imana. Bibiliya iravuga ngo yabaga mu mva. Bibiliya iravuga ngo hari ibaraza ry'impumyi, hari ibaraza ry'ibirema, hari ibaraza ry'abanyonyotsi. Iyo usoma Ibyahishuriwe 3:18 basobanura ibaraza rya mbere, haranditswe ngo dore ndakugira inama ungureho umuti wo gusiga ku maso ubu buhumuke, ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'urwambaro rwawe zitagaragara hepfo, ungureho izabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo ubone uko uba umutunzi. Ubundi ibi bintu bitatu byanditse mu Byahishuriwe 3:18 ndashaka kubasobanura. Izabu yatunganijwe mu ruganda, mu mvugo shusho, mu mwuka w'abahanuzi handitsemo yuko ari ukwizera n'urukundo. Imyenda yera ni ugukiranuka kwa Yesu twambara kugatwikira ibyaha byacu, naho umuti wo gusiga ku maso. Bibiliya iravuga ngo hari ibaraza ry'impumyi, hari iry'ibirema, hari n'iry'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza. Hari igihe marayika amanuka akaza agahinduriza amazi, utanze abandi kwikubita mu mazi agakira indwara ye. Ibaraza rya gatatu ryabagamo abanyunyutse amaboko. Mpereye ku mpumyi, ni abantu bakunda kwisama basandaye, kenshi bicuza ibyo bamaze gukora. Umuntu Bibiliya yita impumyi, impumyi igwa mu mwobo ikamenya ko yawuguyemo, ariko ntijya igira amaso yereka umwobo. Bene uwo muntu Bibiliya imugereranya n'umuntu ukunda kwicuza ibyo yamaze gukora, yisama yasandaye. Umuhana avayo n'umuhana ajyaho ngo agukundire, niba ari amagambo mabara yakubwira akivura umwaku, yamara kuyakubwira ati ibyo nkubwiye byanigaga nawe byangarane, mu yandi magambo yicuza yamaze gukora. Uwo muntu mwamwumvise? Uwo muntu niwe wumva bw'ibaraza rya mbere ryitwa impumyi. Ibirema babihekaga ku masabato, bikaza bikagangaza aho ngaho. Bigereranya abantu baba mu materaniro ku isabato gusa, indi mibyizi ntuzarubaza urusengero, kuko ibirema bigira akazi kenshi. Niyo ubabajije akubwira ati jyewe ngira akazi kenshi muri iyi minsi. Babihekaga ku masabato bikaza bikagangaza. Icyo byabaga bishinzwe kwari ugusaba wama. Iyo wamuhaga ikinyuranye n'icyo ashaka, yazamuraga amazuru akabihirwa. Ni abanyedini b'umunsi w'isabato gusa, babita abadivantiste b'umunsi. Mu materaniro ntubabwire, nushaka utangaza amateraniro ameze ati, abo ntiwababona. Ariko ku isabato ibirema barabihekaga bikaza bikaba mu mabaraza. Irya gatatu ryari iry'abanyunyutse amaboko. Umubare wa 11:6 haranditse ngo n'urukwavu kuko rwuza. N'uruki? Haguruka sha, gira gutya, funga amakofu ugire gutya. Yesu ashimwe. Bibiliya iti n'urukwavu kuko rwuza. Yesu ashimwe. Nyamara rukaba rutatuye inzara
urubyaro icyo rufite ruragikomeje. Inkwavu zo mu rusengero nizo nshaka kuvugaho. Aba babaga ku rusengero ntibabaga mu rusengero. Yesu ashimwe. Uru rukwavu ruba mu rusengero, yavuga ibitabo byose bya Elena White akabirangiza, yasobanura ibitabo by'umwuka buhanuzi, yavuga ibya Nkotsi na Bikara. Ntabwo ikibazo afite ari amaso kuko arareba asimpumye, ikibazo afite si ururimi kuko inyunganizi mu migisho. Uzi ko tugira abantu mu migisho baba baranze kwiga migisho, yagera ku isabato agatinza amigisho ngo ari kuryoshya ibyigisho. Abantu bose mwumva bakunda kurema inkundura n'intambara mu rusengero, abenshi ziba ari inkwavu zo mu rusengero. Yesu ashimwe. Urukwavu ruzi kuza. Kugenza gute? Kuza muri kubyumva. Ariko icyo rupfumbase ruragikomeje. Uyaririmba muri korari, yaririmba baza akarusha abazima n'abapfuye. Ariko umuziro ni ukugira ngo azagire ibyo akora byahigira umurimo w'Imana. Dufite abaririmbyi batajya batanga umugabane n'icyacumi, niyo tugeze mu gihe cyo guhigira ibirundo ntagira icyo akora, ariko baze ye iryohera abantu bayumva aricyo kintu kizamwimura. Yesu ashimwe. Urukwavu ruzi kuza. Abari 16 haranditse ngo n'urukwavu kuko rwuza himbaza. Ndashima Yesu. Amakuru cyesaraje. Icyo rupfumbase ruragikomeje mu mavuna ruravuga ngo nge nzarasengera. Nuko Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu yavuga inyandiko zose za Elena White akazimarayo. Iyo wabwirije nawe aravuga ati yaduso ndetse ntiyatugereye ku nzoka. Ariko umuziro nuko ibyo bintu yamenye n'ibyo yasomye bizagira uruhare mu kurambura ingingo zakonje ku buryo n'amagufwa ye yabaye ayitumye yarambuka. Bibiliya iti n'urukwavu kuko rwuza. Kugenza gute? Kuza. Wakubwira intambara n'inkundura turwana. Enote yaranditse aravuga ngo kuvuga udakora byangiza imico, ngo kumenya Imana si ukuvuga ibyo abandi batazi kuvuga, ahubwo kumenya Imana ni ugukora ibyananiye abandi. Iyo bigeze ku bintu bijyanye n'ubukirisitu, ntabwo ubukristo bubonekera mu magambo, ntibubonekera mu majwi, ntibubonekera hehe. Ikimenyetso cy'ubukirisitu si ikimenyetso bambara inyuma nk'umusaraba cyangwa ikamba. Elena White yaranditse muri Rengero Ubuzima ngo ni imico yahindutse. 49 paje umugabane wa 2. Ariko ni mu ndebe urukwavu ruzi kugenza gute? Babyise kuza. Bari 16 n'urukwavu kuko rwuza. Ariko rukaba rutagenje rute? Rutagenje rute? Nkwavu zo mu rusengero muzireba ahangaha. Ahubwo ariko muzajya muvuga amafaranga, nta kindi kintu mwavuga mu materaniro. Se abantu amafaranga barayacura. Wagera mu migisho ugasanga ari kurema inkundura. Dore hari ikintu nasonye naremwe utatavuze. Icyama Imana abantu w'inkwavu zo mu rusengero ziramutse zihanye, wabona ukuntu uyu muri murangira nta nubwo bisaba ibintu bihambaye. Inkwavu zose ziramutse zatuye, ikibazo ni uko zizi kuza gusa. Ndi gusobanura urukwavu rwahe? Urukwavu rwahe? Hano hari inkwavu ntazihari. Nta rusengero nando rutabamo inkwavu. Haranditse ngo n'urukwavu kuko rwuza, ariko rukaba rutatuye inzara. Uwakubwira imimuriko yose igenda kuri field, aba bagize uruhare muri iyo mimuriko ni 10%, abandi bose ziba ari inkwavu zo mu rusengero. Bene abo bakunda kwiyitirira ibyagezweho, bavuga bati tugiye kubaka urusengero no kurusiga irange, umuntu akifata micunda na minagutsa ukazamubona yagarutse mu materaniro, iryo tangazo ryakuweho. Aba bose babaga ku rusengero ntibabaga mu rusengero kugira ngo umuntu azabe mu bwami bw'Imana. Nawe yaranditse aravuga ngo abantu bazabana n'Imana mu bikari byo mu ijuru, ngo bafite nuko babayeho muri iyi minsi. Abantu bajya mu ijuru bagira amahame abiri ayobora ubuzima bwabo. Ihame rya mbere riravuga ngo niki Imana yandikishije ngo nkigenderemo. Ihame rya kabiri riravuga ngo niki Imana yabuzanije ngo ngireke. Mwumvise amahame atuyoboye? N'urukwavu kuko rugenza rute? Nyamara rukaba rutagenje rute? Rutatuye inzara, narwo ni igihomanya kuri mwe nimukarurye. Yicare mwana w'Imana. Mwumvise aba barwayi batatu bambere babaga bari impumyi, bene abo bisama basandaye ibicu byo bamaze gukora.
aba kabiri bari ibirema byahekwaga ku masabato, aba gatatu bari banyunyutse amaboko, zari inkwavu zo mu rusengero. Umuntu ufite akaboko kanyunyutse, akandi kabaye kazima, kamwe ariko kashizemo amaraso karabaye urukwi. Mwarabibonye ko agatoki k'umuntu unyunyutse amaboko kahora kameze gatya. Ibi bisobanuye, murebe hano abari gusinzira, murebe hano ibi cyo bisobanuye. Umuntu unyunyutse akaboko wese muzasanga akaboko ke kaba kameze gatya, karegarega, nta mbaraga zikarimo. Aka gatoki cyo gashinzwe kirirwa gatonga abandi ntoki ngo urasi ibyo avuga we arabikora, urasi ibyo avuga we arabikora. Nimurije mureba abayobozi bacu, burya se bo ni abakirisitu hato, papa baraguye bose. Urumva umuntu ufite ikibazo cy'akaboko kanyunyutse, twabonye yuko ari urukwavu rwo mu rusengero ruzi kuza ariko rutatoye iki imyaka yose wamara mu idini n'itorero udafite imibereho ya gikristo, 0, ugerageza ikidashoboka. Ibyo byose Satani arabizi ko abantu nibakira ingingo zabo bazinjira mu rusengero bagasenga bafite umutima wejejwe. Ariko abenshi tuba twicaye hano tumeze nk'ibivoka byaboze, imitima yacu ariko iteye, duhaguruka tugataha, umwuka w'Imana akababara. Igitangaje, mbese byashoboka ko Yesu yakiza abarwayi nk'aba? Igisubizo ni Yesu afite ububasha bwo gukiza uwo ari we wese. Asanzwe ku kidendezi yaramukijije, yagiranye nawe ikiganiro gikomeye kuko yari umuganga w'imitima. Abantu bose barumirwa, baje kumubona yikoreye uburiri, atangazwa no kubona agize intambara atari yarigeze agira mbere. Iyo Satani amaze gusohoka mu bantu, abantu amaze kuvamo bagira intambara zikomeye. Uyu nguyu yicaranye na Yesu ngira ngo muramubona. Yesu dore yaramanutse mu ibaraza, araza amubwira kwikorera atikubise mu kidendezi. Yakize mu buryo butandukanye n'ubwari bwaramenyerewe. Mbega igitangaza Yesu yakora muri aya materaniro ni ukubwo uburyo n'ubushobozi bwo guhinduka ukundi. Yesu yiteguye gukiza abantu uburwayi bwose, yaba bamugaye ibirenge, baba ari inkwavu zo mu rusengero, baba ari ibirema byahekwaga ku masabato. Nta n'umwe Yesu atiteze gukorera igitangaza. Ndashaka kubabwira ikindi gikomeye nkasoza icyigisho. Dusoreje ku kagingo kavuga ngo ntugaseke intumbi nyamara nawe urya icyayishe. Turi ku cyigisho kivuga ngo ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akagenza ate? Gupfa ko umuntu ni mu byiciro. Uyu munsi uhagarika gusenga ukagira ngo ukoze icyoroshye. Iyo uhagaritse gusenga Satani wumuhereje akaboko. Ejo iyo uhagaritse kujya mu materaniro, buriya nta kindi kintu ubumuhereje, ubumuhaye gufata igituza cyose. Yego, tujye mbere gato. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu, bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadarena. Yomotse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira, yabaga mu mva. Nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho yaba iminyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akabicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku mwana nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakuriza yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati duhore Yesu umwana w'Imana isumba byose, nkoraje Imana ntunyice upfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati dayimoni we muvemo. Aramubaza ati witwa nde? Undi ati ngabo niryo zina ryanjye ko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atandukane muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugani w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati twohereze muri izo ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvoma binjira muri izo ngurube. Umugana w'ingurube wirukira ku gacuri, ziswa mu nyanja zoturwa n'amazi, zari 2,000. Abungeri bazo baruhunga babibwira abo mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube bitekereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko Yesu ntiyamukunda, ahubwo aramubwira ati witahire ugiye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, nuko abantu bose barumirwa. Bibiliya itubwira undi muntu wa kabiri muri Mariko igiciro cya 5 warwaye abadayimoni benshi. Bibiliya avuga ngo yabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Iyo abaga avuye ku musozi yasubiraga mu mva. Naka kantu nshaka gusobanura
nkasoza icyigisho. Yabaga hehe? Akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikeresha amabuye. Hari mu 1939 abasirikare b'abane b'Abanyamerika bari mu ndege. Umwe mu bapilote bari batwaye indege abwira abasirikare yuko indege barimo itangiye gushya kandi yuko buri muntu wese akwiye gucikisha ye magara. Arangije akimara kubabwira bamanukira mu ishyamba ry'inzitane riba muri Amerika ryitwa Amazone. Ni ishyamba riruta Nyungwe. Barigenze igihe cy'amasaha 5 batararirangiza. Hari saa 7 z'amanywa indege yatangiye guhira mu kirere, bamanukira mu mitaka bagwa muri iryo shyamba bararibura kugeza ku gihe ibikapu bari bafite bisigaye kubera umunaniro. Bakimara gusakirana n'ishyamba ry'inzitane, amawa yatangiye kubajomba, amajaketi aremereye batangira kuyasiga. Abankurikira nimuzamura ikiganza mumanure. Turi kukanyuka kavuga ngo reka guseka intumbi nawe urya icyagenje gute? Urya icyagenje gute? Urya ikishi iyo ntumbi. Intumbi kubera icyo yiseka kandi nawe uri kurya icyayishe. Uraza kumenya iyo ntumbi uhora useka kandi nawe urya icyagenje gute? Icyayishe. Kurikirana. Uyu musirikare ari kumwe n'abandi basirikare bagenzi be 4 bagenze urugendo rw'amasaha 5 batarabona ahantu baryama. Bigeze saa 12 z'umugoroba, uwari uri imbere abwira bagenzi be ati nimureke dufatane imyenda butangiye kwira tutaza kuburana. Ni amateka ari muri iki gitabo. Ikintu gitangaje, bagenze urugendo bigeze saa 2 z'ijoro, amawa yari yabajombye ariko bayihanganiye. Uwari uri imbere abona ikibuga cyiza giteho pasiparume. Ikibuga muracyumva? Wari uri imbere yiyufura bagenzi be n'ibyishimo ati turaruhukira hano. Arasimbuka. Yaravuze ngo bararuhukira aho bacumbukura urugendo bukeye, ariko ntabwo cyari ikibuga, cyari icyuzi cya metero 50 z'ubujyakuzimu. Ikizenga, iyo wavuze icyuzi murakimenya? Icyuzi cya metero 50 z'ubujyakuzimu. Yashutswe n'iki? Hejuru y'icyo cyuzi amazi, hejuru y'amazi hari harameza amarebe. Amarebe murayazi? Uyu munsi niyo haba ari kumanywa uretse n'iryo joro. Wakwereka ikizenga kiriho amarebe ntiwamenya ko aho hantu ari harehare. Yashutswe rero n'amarebe akagira ngo nta katsi keza ka pasiparumu, ariyufura yiyaka. Bagenzi barasimbuka, aradobera, arwana no kuva mu mazi biranga. Bagenzi be bisubirira inyuma biruka kuko babonye ahandi ari mu mazi. Inzoka yabaga muri ayo mazi y'impiri ipimiro 16 yamuriye inyama y'imfundiko. Arwana no kuva mu mazi biranga, bagenzi be basubiye inyuma. Arwana no kuva mu mazi biranga, bagenzi be basubiye inyuma. Ikintu gikomeye cyambabaje nuko umusirikare ubumara bumaze kumukwira mu mubiri hagati y'iminota 5 n'10, yaburaga iminota 5 n'10 ngapfe. Ubumara yagize bwari ndengakamere, yagize imbaraga zikubye 2 zo yari afite. Yiterera ku nkombe kuko yaburaga iminota 5 ngapfe. Ibisazi bimaze kugera mu mutwe, bwa mbere yarwanye no kuva mu mazi biranga. Yafataga ibyatsi akamanukana nabyo, agafata ibyatsi akamanukana nabyo kwikubita mu mazi. Ariko inzoka yamaze kumucakira imfundiko, yamaze kuyikuraho, abura iminota 5 ngapfe nibwo yagize imbaraga zikubye 2 zo yari afite kubera ubumara bw'inzoka. Yahise yuzura imbaraga mu bisazi no gusamba, yiterera hejuru ku nkombe. Inzoka rurazamuka. Ageze ku nkombe, bwa mbere ari mu mazi, icyo yakoraga yaraborogaga akeneye abamutabara. Ntiyababona kuko bagenzi bari biyigendeye. Akimara kugera ku nkombe, ibyo gutaka no kuboroga birarangira. Abura iminota 5 ngapfe, ahubwo ahindura ibimenyetso, atangira guseka. Yafataga imbunda akayihambura akongera akayiteranya, akafata ibiganza akajya kubita mu mazi nk'umwana ukina n'akanogo k'amazi. Agafata ya nzoka akayitera hejuru akongera akayisama. Muri iyo minota 5 yaburaga ngapfe nibwo bagenzi be baje kumureba bavuga bati tujye kureba ibyamubayeho. Basanga ntabwo ari guseka, nako ntabasanga ntabwo ari gutaka, basanga yanavuye mu kizenga, basanga yicariye ku nkombe ahubwo ari guseka. Ibi yabikoraga ari iminota 5 ngagenza ari ubumara bwa murenzi.
ari ubumara bwagenje gute? Bagenzi bakimara kubona ari guseka, nta kindi barose, ntibari baza akaga yagezemo, ko ntibari bakabona inzoka ko yamuriye, baravuze bati uyu nguyu urugamba turararuzi, ari kwisekera, twigendere. Bamwerekeza umugongo, igihe bamwerekeza ku mugongo yana inshuro imwe ahita apfa. Bagarutse basanga, bumvise yana, baragaruka basanga iruhande rwe hari inzoka. Igihe yari ari gusamba, igihe yari ari guseka, yari ari gusamba. Basanga n'ubumara bwari bwamurenze. Muri iki gitabo baranditse ngo iyo hagira umuntu umutera urushinge rw'ubumara bukamugarukamo, bagenzi be bari kumuha ubutabazi bw'ibanze agakira, ubumara bukamushiramo. Ariko kuko bamusanganye ibimenyetso byo gutuma uruho, ntawe ari gukeka yuko ari mu kaga. Ikibazo njya nibaza ni iki? Adamu na Eva bakimara kurya itunda, Eva ngo yagize uburanga buruta ubwo yari afite. Muzareba abagore b'abanyabyaha b'ibiduhagire, ubwo turi kumwe neza, njya kubona ukabona umuntu haragenda caba neza cyari ibinyama by'ingurube bimupakiyemo, ukajya kubona agenda caba ari ibifiriti bimupakiyemo, tamperase yarayanze, arya 3 ku munsi, umurongo wo gushyira igifu cye ku murongo byaramunaniye. Urereka nkubwira ikintu cyambabaje kikantera agahinda. Wakubwira abantu benshi baguwe neza muri iyi minsi, abenshi ni imirambo yamaze kwegekwa, aho Satani avuga ati mwebwe sinkibagerageza, mumeze nk'abantu bumara bw'icyaha bwamaze kurenga. Igihe cyose wumva umuntu avuga ati jewe bajye bavuga uko babyumva, jewe ntacyo nkibirora rwose, jewe mujye mumenya ko yabaye igicamuke. Urushinge rwa mbere Imana itera abantu kugira ngo ubumara bw'icyaha bubarye, ni ukubazamuramo agahinda ko kwitekerezaho no gushaka kumenya iherezo ryabo batararigeramo. Nguwo umurongo Imana yifashisha. Pawulo aranditse aravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Ikibazo cyanjye ni iki? Mbese wakureba mu maso hari amarangamutima kugaragaraho ku buryo Imana yakubona ikakugirira imbabazi, ukaba uteye impuhwe, ukaba uwo ari we wese wakubona akabona ukeneye ubutabazi, cyangwa nawe uri cyaradamaraye? Wakubwira ibintu biri kuba mu isi. Hari abagore 2 nabonye banteye ubwoba. Iyo ubumara bw'icyaha bwamaze kurenga umuntu, yuzura amashanyarazi. Bahanga baravuze ngo iyo umuntu arakaye yiyongeraho ikiro ku byasanganye. Mu mico yacu rero dufite ikimenyetso kiturangaho ibisazi. Icya mbere ni ingeso zose zananiranye mu mibereho yacu. Ingeso ya mbere, ingeso ya mbere ni umujinya w'umurandura nzuzi tugira. Nzamurira amajwi. Wamubonye? Iyo ibisazi byamaze kukurenga byakwerikweri, wamubonye? Iyo ubumara bwamaze kugera mu mutwe, mwabibonye? Mwabibonye? Iyo ubumara bwamaze kugera mu mutwe, nta nuko biba bimeze. Iyo ubumara bwageze mu mutwe, iyo ubumara bwageze mu mutwe, dore ibimenyetso. Aba bose nabo Satani ari gukoresha ibyafura mbi, ku buryo kimwe mu bintu Satani ari gukora ari gukinisha abantu ibikorwa bya nyuma. Satani yateguye ibi bintu azi neza yuko bizarama. Itegereze urubyaro rwacu, itegereze uriya mushiha n'uriya mujinya w'umurandura nzuzi. Iyo Satani amaze kugeza abantu ahangaha, aterera agati mu ryinyo, aravuga ati bazaririmba amajwi meza, babwiriza ibimeze bite, ariko kamere zabo ntizizahira. Wamubonye? Aha rero niho Bibiliya ivuze ngo yabaga hehe? Yabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza.
agasakuza akikebesha amabuye. Iyo ibisazi bimaze kurenga abantu, ubundi nicyo twahereyeho, umuntu wabaga mu ibaraza ry'impumyi akenshi yicuza ibyo yamaze gukora. Iyo Satani amaze kugukoresha ibikorwa bibi akagusohokamo, nibwo umwuka wera w'Imana akwereka ibyo wangije kandi utagifite uruhare rwo kubigarura. Mu yandi magambo, iyo Satani amaze kugeza abantu ibi byose ni imigambi Satani yamaze gutegura, uburyo ashaka kwica abantu batsinze mu byuho. Nta kintu kibi kibaho nko kugira kamere yakujujubije. Ibi byose akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha iki? Isomo riri mu Migani 26, 23 haranditse ngo 24 haranditse ngo uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima wabitsemo uburyarya. Nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima habamo ibizira birindwi. Hano hari ifoto y'uyu mutima. Ifoto ya mbere ni igikeri, iya kabiri ni inzoka, iya gatatu ni igikeri, iya gatatu ni akanyamasyo, iya kane ni ingurube, iya gatanu ni imbwa, iya gatandatu ni igisiga. Ibi byose mureba, uyu ni Satani ugaramye mu mutima. Bibiliya ivuga ngo yabaga hehe? Yabaga mu mva. Akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Yabaga amaze gusakuza no kwikebesha amabuye, yasubiraga mu mva. Uyu musirikare nta kindi cyabaye, bagiye kumushyingura, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Kavukire yanjye nawe iduteganiriza iki? Ubundi uko umuntu yavutse ni kubi. Ntabwo umuntu avukana ubwiza bw'umwuka wera, ahubwo umuntu ahindurwa abaye ku isi, abaye mukuru, akigishwa ubutumwa bwo kwihana, agahinduka. Niyo mpamvu bimeze bite? Ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu, ni nako no gukiranuka kwazanywe n'umwe, ari we witwa Yesu. Adamu na Eva bakimara gukora icyaha, nta kindi bakoze, bahise bajya kure y'Imana cyane, umuntu amera nk'abadayimoni. Haranditse ngo umuntu yarahenebereye, agira ishusho imeze nk'iy'igikoko. Gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu nibyo byagiye bidutandukanya n'Imana, kandi nibyo yitera kutwima amaso ikanga no kumva. Kuki Bibiliya ivuga yabaga mu mva? Iyo usomye muri Yohana 21 bavuga ko iyi misozi abasazi basakurizaho ari insengero. Iyo bavuye ku nsengero bahita bongera bagasubira mu ngo, akandi ingo zacu nizo mva. Imirimo twirirwamo niho tuba turi mu mva, aho twirirwa, aho dukorera niho kuba mu mva. Ariko iyo tuvuye mu mva tuza ku misozi, ubu uyu munsi twazitorotse twaje. Ubu mu kanya tugiye gusubira muri za gahunda zacu. Abasubira ku tubari mugiye gusubirayo, abasubira mu gutemagurana mugiye gutemagurana, abasubira mu kugurisha baziza abandi mukire mugiye gusubirayo, abasubira muri za betting n'ibisoro mugiye gusubirayo, abasubira mu makarita dore ku mwanya wo kuyakina mwebwe mu nawe ufite mugiye gusubirayo. Ubu amateraniro agiye gusoza, dusubire mu mva. Yabaga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye. Uyu bari baramukoreye ikintu gikomeye cyitwa iminyururu y'ibyuma. Bari barafashe iminyururu y'ibyuma bayihambiriza amaguru ndetse n'amaboko. Iki cyitwa iminyururu ni iki? Uyu musazi wari ufungishije iminyururu ku maguru no ku maboko ni iki? Ahuye na Yesu aramubajije ngo witwa nde? Arasubiza ngo ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Iyi minyururu yarayicagaguraga ibisazi byabaga bihagurutse. Iminyururu ni myiza ngo bayihambirizaga umusazi, ngo ibisazi nibihaguruka iminyururu itesheranye. Iminyururu ni inshingano baduhe tugeze mu matorero. Barakureba bakabona ibyawe ntibihoshe, bagukekaho kunywa urwagwa ariko bakabona baguciye, bakabona n'ubundi baba baguhaye Satani, ahubwo warongora abagore 5 bagahita bavuga bati rero ubwo yari ushinzwe igihande, reka tumugire umukuru w'itorero tureke azongera kuzima. Ubwo baba bagushyize ahantu bakudanangira neza kugira ngo ibisazi bikwirukansa ku kabari n'ibijya guhaguruka, umutima utesheranye ati nawe urajya kuzinywa kandi noneho uri umukuru w'itorero. Ubuse kandi ntiwagiye aho abantu babona, ntiwagiye ahagaragara. Iyo ibisazi bije inshingano ziragutesha,
ibisazi byawe byaba bigiye guhaguruka agatima kagatesheranya. Ubu hari ibyaha tudakora kuko tutari abakirisitu, ahubwo biturutse kubera kwiyubaha n'ubupfura kandi kubera izina twitirirwa. Uwakubwira abakuru b'itoro benshi bicaye ahangaha mu ngo zabo bakaba bazitunze neza, akaba nta bombori bafiteyo kandi nta mwuka wera bagira kubera ihame ryitwa iminyururu. Iminyururu se murumva ari mibi? Umunyururu bawukubita umusazi neza, ibisazi bigahosha kandi abifite. Ntabwo icyo ndi kwigisha muri kucyumva. Ntabwo akamaro k'iminyururu mukazi. Niyo mpamvu utazi ubwiza bw'inshingano iyo bayimuhaye aravuga ngo nimusubirane ibyabo. Nasomye amagambo yantangaje ngo umuntu wese wanga inshingano mu rusengero ngo kuba ari ukugira ngo azabone uburyo bwo gukora ibyaha, nta n'umwirukaho amuryoza ibyo yamushinze. Nimutora umuntu mukabona yanze inshingano akababwira ati musubirane ibyanyu, ubwo yanze kuyoborera Imana. Iyi minyururu bayikubitaga umusazi iyo byabaga bihagurutse, ibyo byarayicagaguraga. Reka mbabwire, nubona n'iminyururu bakubohesheje ukabona ntigukomeje, ejo ntubure kujya guhagarara irunaka mu manza n'abapagani. Abapagani birirwa bakuremeraho imishike batese ko twamenye yuko abantu b'Imana batajya kuburanira muri leta ngo ibyabo babikiriza mu rusengero. Ubwo mu rusengero byarabananiye ku buryo mujyana imanza zanyu muri leta? Reka nkubwire, nasomye amagambo akomeye avuga ngo mu gihe kiri imbere amazu n'amamodoka ngo ntacyo bizamarira abera, ngo kuko imitungo yabo izafatirwa n'abantu batazwi. Ibyo bintu bikeneye kubisoma ze kuza mwereka aho byanditse mu nyandiko zibanze. Mu gihe kiri imbere imitungo yacu dufite ngo amazu n'amamodoka ntacyo bizamarira abera, ngo kuko muri icyo gihe imitungo yabo izafatirwa n'abantu batazwi. Muri iyi minsi nuko abantu bakwiye gushaka ubuhungiro muri Yesu kugeza ubwo uwo mugari uteye ubwo buzaba wegereje. Abantu b'Imana bazaba baramaze kwiyakira, barabonye ubuhungiro aho bazahungira akaga kazatera mu isi. Hagiye kuzabaho intambara ku isi itari iy'amoko, itari iy'ahutu na tutsi, oya, itari iy'uturere n'ibihugu, oya, izaba ari intambara yitwa Halemagidoni. Ni intambara y'icyiza n'ikibi. Uburyo ubusatani agiye kuzabiba imitima mu abantu baticaranye mu materaniro aka kanya. Igiti cyose kiri mu muntu kigiye kwera imbuto. Mu gihe kiri imbere umuntu ubusambanyi bwananiye, muzajya mubona yaje gusenga muri korari nihagarara ntafite umuntu aheheta, mujye kubona mubone araje amubatuye muri korari mubangatanye mubireba, amaso abazarama, amaso yanyu azabireba. Agenda mwamburira imyenda hariya barenzaho ibitenge batesheranye. Kubera iki? Ibisazi bimurimo uburyo bwo kwisiporuta byamunaniye, birabastinga, birashwanyuka nk'ikirunga kirutse. Abantu ntabwo bazongera guhisha imico yabo. Niyo mpamvu ubabihana barihana, abasohoka mu nzu y'Imana barayisohokamo. Ubu wakubwira ibyaha biri gukorwa kuri ubu abantu bamaze kuberura kuko ibisazi birimo ubumara bw'icyaha bwamaze kubarenga. Ntabwo nzi ibyaho aho bigeze bikira, ariko hari abantu bari kubyivuza bagaperereza. Ejo noze mbwira abantu ibyo umuntu wari urwariye muri Karayesi, uyu yahoze ahavuga, yarabitorotse arindera, ageze Nyabugogo atira telefone ahamagara umuganga ati muganga we, undi ati karama, ati jya muri sale ya 16 urebe uwari uharyamye niba gihari. Undi aragenda uko yari akifite ati ko mbona ntawe uhari. Undi ati nijye wabacitse, nagira ngo numve ko ntari kurota. Niba basaze bari muperereza ngo bamenye iryabaho bigeze bikira, abiyita bazima bazi ko barwaye. Agura iminyururu n'ababwiye iminyururu kandi yikebeshaga amabuye. Amabuye yikebeshaga mu buhanuzi ni amategeko, ni ukwihangira gukiranuka. Ibya bintu dukora turi mu madini n'amatorero, abantu bagatambutsa amasahani yo gutura, ariko ugafata igiceri cya senkano ukakirambika ku isahani. Nyamara iyo yagiye muri karitsiye ukinjira muri butike, urya amandazi 3 ukishyura turuwasa, ugasohoka ugataha. Mu cyumweru ukabuhokeje inoti ya 3 ikabiragiye, wazaza ku rusengero ukaza nta n'ituro ufite, ayawe yahokereza mu mandazi. Uriya umuntu uzaba umugabo jewe mubona kare. Reka mbabwire,
umuntu niwe wiha agaciro iyo wigize agatebo uyora. Imana abantu basuzugura izabasuzugura. Ujya kubona ukabona umuntu ari kubyibushya inda gusa, ariko ibintu byirwa gukorana n'Imana atazi icyo bivuze. Mbese mu bintu Imana izakora iperereza ko n'amafaranga dutunze izayabaririza. Ni gute umuntu aza mu materaniro adafite ituro, ariko buri mugoroba akahora yanyoye, ntabura icupa ry'ikigage, ntabura agashera, ntabura agatobe, ntabura y'umunyu, ntabura y'isabune, ariko yaza mu nzu y'Imana akaza yikomanga ku gatuza ngo Imana, ngo si ngombwa ngo Imana ireba imitima ntireba amafaranga. Ni ukuri ko Imana iba mu ijuru rya gatatu. Ikigerageza Imana nabonye yatanze itugeragereza ku byo dutunze. Niba umuntu atatanga amafaranga ngo abe yakora mu mufuka ashyigikira umurimo w'Imana, ntibazanakubeshye ntiyatura umutima. Ibyo ni ugukina komedi, ni ukubeshya. Iyo ibyo umuntu abirangije, icyitwa kwikeresha amabuye navugaga ni uburyo bwo kwihangira gukiranuka. Mbimenya neza iyo tugeze mu birundo, aho tugera mu gukiranukira Imana, aho abantu tubashyira mu byiciro. Umuntu akakubwira ati yewe iri tangazo rizava ku ruhimbi kandi ntanduranyije namwe. Iyo abigenje ate? Ukumva umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ngo nimunyandikeho senkisa. Senkisa ko atazi igifaransa ni 500. Nimunyandikeho senkisa. Senkisa afite inka, yarabyaye, afite imirima agira urutoki, ni mu nyandiko senkisa. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo wabyikora kabiri gatatu. Abantu bose ubiri itoro turyinjiramo, muzaperereze uwakubwira akamaro amadini afitiye leta. Umuntu aza hano ejo bundi ndi Bweramvura hejuru ahitwa za Rutongo, narahamagaye abantu ndi mu materaniro. Igihe nari ndi kwihanisha mpamagara abantu, ni umuntu waje muri iri teraniro yagambiriye kwica umugore we, nawe yarangiza akiyahora naze musengere. Umuntu yanga guhaguruka. Ndongera ndabaza ni umuntu uri muri iri teraniro wagambiriye kwica umugore we, nawe yarangiza akiyahora naze musengere. Yanga guhaguruka. Ndongera ngo umuntu uri muri iri teraniro, kuko umwuka yari ari kumbwira ati hamagara umuntu wicaye muri iri teraniro yagambiriye kwica umugore we, nawe narangiza ariyahura, muhamagara umusengere. Nahamagaye inshuro 3, ku nshuro ya 3 ngiye kubona mbona umugabo araje ahagaze iruhande rwanjye. Munteze amatwi. Umukuru w'itorero w'umuhuza bikorwa kuri urwo rusengero, sindi buvuga izina rye, arangije aravuga ati ngiye ntangariye Imana, uyu mugabo upfukamye hano ku ruhimbi yaje nimugoroba iwanjye mu rugo ku wa nyuma twenda kuryama, arambwira ngo ninumva amakuru y'uko atakiriho n'umugore we atakiriho nzamenya ibyabaye, kuko uri by'urugo rwe bimaze kumugeraho. Ati none ntangariye Imana, kuko Imana yamutembereje ikamuzana muri iri teraniro, ibye bikahavugirwa. Uwo mugabo yari yihannye. Niba hari umuntu ufite urugo rwiza, niwe muri urwo rusengero yahise anabatizwa. None aho ubu wakubwira abantu twigisha barabanywa inzoga n'itabi, bakabyihana bakabireka, barabajyanye iwawe bakavayo batabiretse. Wakubwira Bibiliya ibi umukwari ikora mu bantu. Ubu iyo twicaye ahangaha, ubu ni ubuvuzi. Muramutse mwumvise izi nama, mwaba n'abaturage beza mu gihugu. No muri karitsiye ntiwirirwe kwepana na mudugudu n'ushinzwe irondo bari kugushaka amafaranga y'umutekano. Ibyo se ko iyo umuntu w'Imana ugira disipurine, ntiwirirwe kwepana n'abaje kuziturene yawe ngo bayivunjemo aya mitiwere waranze kuyishyura. Iyo wateze neza amatwi ubutumwa twigisha, ujya kubona ukabona abaye umuntu udasanzwe. Ariko Yesu kugira ngo azagukize ibisazi, ntabwo bisaba kwimyoza kenshi, biragusaba kuzicara hasi ukikoresha inama, ukavuga ngo ubu burwayi buzakira ryari. Ni abadayimoni umuntu agira. Buri muntu wese agira dayimoni uhagarariye ingeso ye yamunaniye. Habaho dayimoni uteza ubusinzi, habaho dayimoni uteza uburaya, habaho dayimoni uteza amagambo, habaho dayimoni uteza ibitutsi, habaho dayimoni uteza umujinya w'umuranduranzuzi nguriya wa nyirawe wa Sandiridi. Habaho dayimoni
uteza umururumba. Ingeso yose yananiranye mu mibereho y'umuntu habaho dayimoni uyiteza. Yesu n'uyu mwanya yaracyakiza abantu uburwayi bw'imyuka mibi. Abadayimoni babwiye Yesu bati none kutwirukanye waretse tukigira muri ziriya ngurube. Yesu arabakundira ngo ingurube zarengaga 2,000. Dore ngizi ikibazo cyanjye rero ni iki soze. Mbese izi ngurube Yesu yirukanyemwe abadayimoni, hano Yesu nakiza abahicaye abadayimoni barimo barajya he? Barajya he? Mubashakira aho banyura kuko n'ubundi gucyaha imyuka mibi. Mubashakira aho banyura. Ariko dore igitangaje, ntabwo abadayimoni bava mu muntu bagira ahandi hantu bajya. Iyo ndi kubwiriza dayimoni wari uri mu mutima w'umuntu arasenga ati wambabariye ko runaka ari kunyirukana ingeso yamuteye agahinda iri kumubabaza kandi ko mbona atazongera kubisubiraho, waretse nkigira muri nyira runaka bicaranye uri kureba ibitenge by'abagore. Ngo nuko Yesu arabakunda abadayimoni bamubona binjira muri iyo ngurube. Uri ingurube muba mwicaranye, dayimoni akuvamo ahita yinjiramo. Iyo dayimoni avuye mu mugabo ahita yinjira mu mugore we, iyo avuye mu mugore ahita yinjira mu mugabo we atari maso. Niyo mpamvu muzareba iyo wageze mu nzu y'Imana ugafashwa, iyo wari umugabo wabatijwe umugore wawe ntiyongera no kugufurira amasogisi, kandi mugisangira icupa mwarajyaga mwubahana. Kubera iki? Bavuye mu muntu bahita binjira muri iyo ngurube. Uzarebe hari abantu baba ari abantu b'Imana akagira abana b'abanywa inzoga n'abanywa tabi n'abanywa rumogi, ari umudiyakoni mu rusengero w'imfura n'Imana y'u Rwanda, ariko Satani akamusiga icyo gikomere. Kubera iki? Bavuye mu muntu bahita binjira muri ubwo bworozi buri hafi aho ngaho. Uzarebe ibitubaho natwe ubwacu iyo turi ku ruhimbi, iyo abagore bacu batasenze n'abana bacu, abadayimoni twirukanye mu bantu babura aho bagiye batari kuwatera mu rugo rw'uriya mukozi w'Imana. None iyo abiwanjye badasenze usanga abana muri bwe kijumba cyanjye irindazi ryanjye gakubitwa n'inkuba kapfa iki gihe. Urumva ubwo n'ubworozi ni hu. Reka turebe uramutse ufite abana 5. Dore rero itegereza, uyu ni umugabo avuye kurembeka, ni ukureka akanwa niko mu Rugande babyita. Abantu bose batagira amafaranga burya buri gihe bahora basinze, muzabareba mu makaritsiye. Niba avuye kureka n'ahandi, uyu niba avuye kureka, mutangeho urugero nsoze. Uyu niba avuye kureka akanwa nta n'icumi yararanye, ariko buri mugoroba ahora yasinze. Yego afite umwana abyariwe 2 kandi uyu ni imfura. Afite n'undi umukurikiye nawe abyaye abandi 2, n'undi umukurikiye nawe adabyariwe. Ndabaza ikibazo, aba bantu ko baryama badasenze bakabyuka badasenze bakarya badasenze, ubyutse wese akabyuka atema ibigunda yirukanka, ahantu haba umwuka wera cyangwa ni ingurube? Ntagire uvuga ko natukanye. Yandi magambo ni muri hu kwirirwa dutemagurana dushihurana umwiryana ari wose. Ibi byo tubirangije ku isabato twaje gusenga njyangwe ndakorere mbande. Icyo gihe rero dayimoni yitekubwa ati vuga uvuye aho wangegera we usohoke nkusubiza aho uziriko, imva yawe ndayizi. Ngo yarancunguye, dayimoni yitekubwa ati vuga uvuye aho urangize gahunda urimo dusohoke tugende, ugasubira he mu mva. Abazitorotse muri aha ngaha usabe Yesu uti Yesu ndambiwe kuba mu mva, ndashaka ko uhindura amateka y'ubuzima bwanjye, unkize ibisazi. Unkize ibisazi. Yesu aracyakize ibisazi, aracyavana abantu mu mva, arashaka kugukubitaho umugozi akakuzahura. Indirimbo nasomye yanteye ubwoba ni indirimbo y'umugande uri aha ngaha. Nshaka kugira ngo umuntu wese nayireba aze hano musengere, kuko nzi neza yuko umwuka wera w'Imana yamuntumyeho. Umuntu yagize atya, ndagira ngo iyi ndirimbo itega amatwi.
umuntu wese narebe, namara gusuzuma atekereze amabanga ari mu mutima wawe, niyo asobanura inzira zawe. Umutima wawe niwo ugucira urubanza kuturusha ibintu twe tutazi ku mugaragaro. Umutima urabizi ntiwawubeshya. Umuntu wese nasuzume, namara gusuzuma atekereze amabanga ari mu mutima wawe, ayasobanura iherezo ryawe. Umutima wawe burya niwo ugucira urubanza kurusha abantu bakureba. Ibintu twebwe tutazi ku karubanda, umutima urabiryamanye ntiwawubeshya. Igihe kimwe umuntu yararose, arota agiye mu ijuru, ariko muri izo nzozi yaje gusanga ijuru ririndwa mu buryo bukomeye. Ijuru ryari rifite imiryango 4 kandi yarindwaga n'abamarayika 4. Umuryango wose yageragaho hari ikibazo yagombaga kubazwa. Marayika wa mbere aramubaza ati, niko umugore n'abana bawe bari hehe? Bagusinyiye ngo ujye mu ijuru? Nicyo kibazo yamubajije. Mu by'ukuri uyu yari umunyedini kabombo, abo mu rugo bose ntawe ari kumuhakanira ngo amubuze kujya mu ijuru, kuko yari imfura n'inyangamugayo. Yajyaga ku kazi agatahana amandazi na keke, abana bakamusamira mu marembo bati papa wacu, akabahuma ibyo ngibyo, bamusinyira ijuru batabajije. Hari abantu b'imfura babaho bashoboye guhisha ibyaha byabo bigakunda. Mu rugo ntibagire icyo babashinja, abagore n'abana bagasinya, abagabo n'abagore bagasinya. Marayika wa kabiri yamubaza ati, niko noneho niba mu rugo bagusinyiye, abizera bo mu rusengero aho usengera bagusinyiye, ngamusubiza n'imbaraga nyinshi ngo ugiye mu rusengero ndi umukuru w'itoro wejeje. Ngo abizera bose nta gushidikanya bamutereye vi, ariko uyu muntu yari intwari. Ebyama bimuri mu kubanga, ebyo bye bifuke kuborye, omutima go kwe kukusaliro kutusinga, ibi tutamanyi fe mu lwatu toyinza kulimba mutima go. Reka rero agere ku muryango wa 3, uwurinda aramubaza ngo abavandimwe bakuru bawe n'abarumuna bawe bagusinyiye ngo ujye mu ijuru? Mu by'ukuri abavandimwe n'inshuti nta kibazo yagiranaga nabo, n'ibibazo by'imirimo yari yarabikemuye. Ngo igihe cyose yagaragaraga nk'aho idini ryamugize imbata. Iyo ngeze ndatangara. Ngo buri gihe cyose yagaragaraga nk'aho idini ryamugize imbata. Ebyo bye bifuke amabanga ari mu mutima wawe, niyo asobanura inzira zawe. Witonde utegereze iherezo ryawe. Ngiye kubereka agafilimi hano, ariko mbabaza, muzi gusinyisha mu rugo mugira ngo biroroshye? Hano harimo abantu baje, abo babana bavuze bati tugenda akakubitwa n'inkuba, ntiwampagamye ntiwanzengereje. Ariko urebe uyu ageze ku muryango wa nyuma, Marayika amubaza ati, niko niba mu rugo bagusinye, mu rusengero bagasinya, babone ngo bagasinya, baza umutima niba ubwami bw'Imana ubukwiriye. Ngo araceceka ararucarurumira. Igihe yitegerezaga mu mibereho ye, abona ibibi byinshi yajyaga akora abantu batazi. Yibuka yuko bigeze bamufunga bamuziza kurya ruswa, dore nguriya muri gereza. Yibuka yuko ajya mu biro, igihe yagiye ku kazi akavunira urufunguzo mu biro bye, akabanza akamekinga ashobora niba ntawe ukingura, yarangiza agakurura akanyanga. Ikibazo cyanjye ni iki? Ko mu rugo bamutereye vi ngo najye mu ijuru kubera ubupfura n'ubunyangamugayo n'amandazi na keke yajyaga ataha navuye ku kazi, abana bagasinya, umugore agasinya. Ko bamutereye vi bazi kamwe y'inzoga? Indirimbo muri kuyumva? Ni muri kuyumva? Ikibazo cyanjye mugikurikirane. Ese mugira ngo uyu yari umukiranutsi ku birebeshwa amaso, ariko ikintu cyanteye ubwoba,
mugande yaciye umugana avuga ngo ensi bwe bange kwa debere ryonke mangu kubange nensi si mama wo ngisi niguha ibere rikurure vuba ngo kuko si nyoko. Umunsi umwe n'umwenda hari igihe ikibyimba giturika. Uzi gusinyisha mu ngo zacu biroroshye, ntabwo byatworohera ko n'inyangamugayo mu ngo zabo. Imana haba hari ahandi hantu izabategera ibabaza ati niba imitima yanyu ibemerera ijuru ni muri gemo. Mu rugo barasinye, mu rusengero bamuterera vingo wari umukuru w'itorero, mu bavandimwe n'inshuti bamuterera vingo nta bibazo by'imirima yagiranaga nabo. Bageze ku Marayika wa kane aravuga ati musinyire. Aravuga ati baza umutima nkubererekere utambuka ujye mu ijuru. Umutima rero niho iyi kanyanga yahishutse. Umuntu abasha guhisha ibyaha ababyeyi, abasha guhisha ibyaha umugore, ibyaha bishobora guhisha umugabo, abana n'inshuti abo mukorana n'abandi. Umunyacyaha intambara ariko niko handitse ashobora kuba wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose Imana ibireba nk'ibyambaye ubusa yicaye mu ijuru. Ndashaka kureba umuntu waje muri iri teraniro uvuga uti yewe ndambiwe agahato k'abadayimoni, ndashaka ko bansengera, ndwaye imyuka mibi n'ibisazi bituma nikeresha amabuye, meze nk'uriya musazi uba mu mva akayitoroka yagiye ku musozi. Ukaba wifuza ihembura ritutse ku mwami Imana, ukavuga uti ibi bintu bimaze kuntera iseseme, bimaze kuntera ski, ndashaka ko bansengera ibisazi bikanshiramo. Niba Imana yicaye ku ntebe yose, ndashaka kuyaturira mu mutima wanjye. Wahagurukire aho uri kurengera byawe, ubwire uti ibyanjye niwe wamenya aho bigeze bike. Sinzi uburyo bwo kwifuza, ariko ibyaha nahishe umugabo nabimenye, ibyo nahishe umugore nabimenye. Abaguze imirimo bakahisha abo bashakanye, abafite imyenda bakenyereraho bagiye koga, amakofe bakayazingazingaho amasume kugira ngo umugore atamwengeza cyangwa umugabo atamwengeza. Umuntu akemera akagura akanini runaka uwo bashakanye atabizi, ibyo bikaba n'amabanga abitse. Ndashaka kugutangariza yuko hari igihe ari we wamutanga gupfa. Zavuga ko zigatahamya ziramutse ziguhunahunye. Hano hicaye abagore bahishe imitungo abagabo babo barasezeranye. Hano hicaye abagabo bahishe imitungo abagore babo barasezeranye. Ubwo uramutse umusigiye abana kugira ngo niwe uzapfamo, zavuga zigataha bunyama. Baciye bari mu gifaransa ngo kiss for the speak, ngahitoye keri hatiba. Ushobora kuzajya kumwiryamira mu kagore, ufite ibintu ugomba kwihangana imbere y'Imana nk'ibwiriza. Sinabuze impamvu yazanye aha ngaha, akabi utagamagaye kagenda utakirukanye igihe gashatse karagaruka. Ntabwo nzi niba Imana izatwongerera amateraniro, ariko Marayika w'Imana ugenzura imitima anyuze kuri uru rusengero, kandi bishobora kuba nyine mubwiriza waguhanyuma ku buzima bwawe. Nuhaguruka mu kwizera biraba amahirwe, niba wampinze birakureba. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko nzi ko ibintu bigiye muri uru rusengero, niyo nagaruka sinabisubiramo. Nyemerera uhomeke amaso dusenge. Mbere yo gusenga kwanjye ndagusaba kwaturira Imana umutima, nibura ndaguha umunota wo kugira icyo ubwira Yesu. Si ngombwa gufata mikoro ngo ubivugire mu materaniro. Ndagusaba ngo niba ufite ubwonko bukora neza, tekereza inshuro ebyiri, wikoresha inama mu munota nguhaye. Nindangiza ndafatanya nawe gusenga, ubwira Imana ngo Mana, ni iki kintandukanya nawe gituma umutima wanjye utakwegereye? Ni iki gituma nkomeza kwanduranyiriza mu isi, kuko ubuzima bwanjye bwasoza nabi narahushye umuruho wo kwizera wowe? Usenge igikorwa cyawe kizaba kibi mu gihe cy'ubuzima bwawe bwa nyuma. Usabe nibura igikorwa cyawe kizaba igikorwa cyiza. Yesu azagukoresha ibitangaza, natabigukoresha Satani yiteguye kugukoresha iki. Rero uwo ntitumukunda, umusezerere kuri iki gicamunsi. Fata kandi abasambanye, murasabwa gusanga abasambane banyu, mukababwira muti twakoranye icyaha, bimbabarire, uyu munsi nibwo namenye ko bizabaza isoni. Abibye abantu bakabaheza, usanga Yesu umubwira uti Yesu naribye, ariko ndasaba imbaraga zo kujya gusanga uwo nariganije kugira ngo musubize ibye, niba narabifite ampahishe.
abatutse bagenzi babo bakabambura icyubahiro, abakazana batutse ba nyirabukwe na ba sekuru babashaka aho batuye, abana batutse ababyeyi babo bakabivumbura babasange, buri wese ahishurira icyaha cye kandi akira. Dusengere mu mutima, nimumara gusenga ndasenga mwatuye. Duhumeka amaso. Nyagasani Mana yo mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Mana itera kwaga ifite kugerageza kwishi. Ubu duhagaze ku maguru yacu abiri ariko twubitse imitwe two twashwawe, dufashwe n'ubwoba bukomeye cyane kubera ibintu twakoze. Ubundi twari dukwiye gufungirwa mu mazi abira cyangwa mu nzu zitabona zitagira n'idirishya. Ukurikije ibyaha twakoze twari dukwiye guhabwa akato tukajugunywa mu kirwa aho tutavugana n'abandi bantu kubera ibyaha byacu, ariko ntabwo ari dukoreye. Mbere y'uko dukorerwa ibyo duhawe ubutumwa bw'imbuzi. Twakagombye kujya mu magereza kuko amagambo mabi twavuze arimo n'ingengabitekerezo. Twakagombye kujya mu magereza kubera ibikorwa bibi twakoze birimo no dushinyagurira abantu tubarindiraho ibishiki. Ukurikije ibyo twavuze, aho tuvuka barakuvuma, aho twize baragutuka, izina ryawe ryarandagaye kubera twebwe. None ntabwo dufite ibyo cyo kubyishyura, ni wowe tubitse imitwe imbere yawe dupfukamishije imitima yacu, kuko gupfukamisha imibiri byo ntibikunze, kuko uko duhagaze ntabwo byadukundira. Nyemerera ndetse mu ngo y'amasengesho aba bagabo n'aba bagore, abasore n'izi nkumi, abasaza n'abakecuru, ntukangwe n'uwo ari we wese, umunyabyaha wese wicarana agakiza k'Imana. Buri wese umukore ku gituza, umubwire uti ibya byaha byawe ndabirubanya. No twishimire ko tumeze n'uko duteye. Twariye icyacu turangije twumva ngo kwirwana, ubu nibwo tumenye ko turi inkwavu zo mu rusengero. Gusa kuza ko turabizi kuko twirirwa tuvuga, iyo tuvuga indimi zacu zirakekenga, ariko umuziro nuko ibyo tuvuga byahinduka imibereho ngo dukore ntibijya bitubaho. Mana turihana ko twabaye inkwavu igihe kirekire, utubabarire cyane. Benshi bagiye batanga abanyamurusengero barihana, ariko dushidutse dusanga abadayimoni barimo, ari twebwe bagiyemo, utubabarire rwose. Twasereje abantu abandi turabarikana, hari abo twagiriye nabi tubitura inabi kandi baratugiriye neza, utubabarire. Mubyeyi, twanyoye amayoga tuyamara mu tubari kugira ngo turi kwivura ibinya ndetse turi kwivura agahinda. Ubu nibwo tubonye ko twahemukiye Imana, kuko bisa naho twiyahuraga. Mana utubabarire. Twakoze ibintu bibi ku buryo Imana iramutse iri twitura umujinya aka kanya urusengero rwatugwaho, ariko ntabwo aricyo twituye. Uduhaye imbabazi mbere yo kuduhana. Mana uhabwe icyubahiro. Nyemerera urumugira neza. Nahamagara abantu mu nsengero hano haza kuruhimba abantu, harimo n'abatabonye uko baza bahagurukira aho bari. Buri muntu wese umurebe ijisho ryiza. Mbahamagara nababwiye ko nibagera hano ubabohora ukoresheje ikiganza cyawe. Jyewe n'umubwiza utumwa mbarambitse ikiganza, wowe ubabohore kuko ari wowe ufite ikiganza kinini cyane. Mana ntuntengwe, nababwiye ko nibagera hano ibibazo byose bafite birangira. Buri muntu wese umuha ihumure. Ibyaha byacu tubizanye ku birenge byawe, niho twifuza ko biguma kugira ngo bitwikire bihanagurwe rwose. Iyi sabato ituryohe. Twize byinshi by'amabaraza atanu, ibiremye impumyi n'abanyunyutse, aho twaryamye igihe kirekire turashaka kuhava, kugira ngo twinjire mu nzu y'Imana dufite kubonera kwera. Nyemerera ibyaha bimeze nk'imisozi biri mu miryango yacu, nijyane gutemagurana, gucana inyuma ndetse n'amahane, ibyo byose turabikora tukarenzaho ururo rw'amazi n'amasomo menshi yo muri Bibiliya. Utubabarire kuko ibyo bintu twarahindutse. Mana ndasaba cyane kuko ugendera abandi natwe ntuduceho. Umuntu ashyize umukono ku rupapuro rwantumiye,
wowe ndamusabira umugisha. Abakuru b'itoro bafunguye amarembo ndabasabira umugisha. Njye n'abo twazanye mu cyumba kitagira ubwenge ndabasabira umugisha. Na korali yinjiye ndabasabira umugisha. Ni isabato twese ituryohe kandi buri wese akaba ku Mana akamutarukire ku Mana kandi mu Mana. Ukize indwara ziri aha ngaha ko tudashobora gusenga neza dufite ibirwara. Abagore babuze urubyaro uzabe kubyara, abafite amadeni uzabishyura, abarwaye imitsi, kanseri, sida na diyabete uborohereze uburibwe, abarwaye rubagimpande ndetse n'izindi ndwara z'izabukuru ubongerere kuramba. Ariko ikiruta byose duhura ibyaha tugusaba mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14